ndetse na Hospitality and Tourism, ishuri rya Kivu Hills Academy yo muri Rutsiro, TTC Mururu ya Rusizi niba izayandi mu mashuri. Ibwo TTC by'ukuri yatwaye igikombe cyo muri domaine njye nkana bivuga no nshije make kunanye nabaye n'umwarimu. Tugiye gukurikizaho guhemba, ndagira ngo ubwire ko igikorwa kigiye kugenda. Turasaba kwa Minisitiri w'Uburezi n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi kuza kuduhembera abarimu, ubwo n'abayobozi bahagarariye abarimu bo muri icyo kigo cyose barazamuka, ko umuntu agiye guhemba nyine n'uhembwa agomba kugaragara hose. Turagira ngo rero tubabwire ko tugiye guhemba ibigo by'amashuri, ubwo n'uvuga abarimu bari kuri ibigo by'amashuri mu buryo bukurikira. Turahemba ibigo 10 yo mu bumenyi cyangwa se mu burezi rusange, general education. Ishuri rya mbere ryahize ayandi mu mashuri abanza, Epe High Land, ni ishuri ryo mu Bugesera. Turasaba umuyobozi kwegera abanyakwa Minisitiri kugira ngo bamuhe igihe. Ishuri ryabaye rya mbere muri special needs mu mashuri abanza ni Gustave Rosa Mystica. Turashaka umuyobozi cyiciro rusange Olevo. Ishuri rya mbere ryahize ayandi ni Fall Girls School ya Gisozi. Turahimba ishuri nanone yo muri special needs education ni CGSM Butare. Umuyobozi mu cyiciro cya A-level turahemba amashuri 3. Ishuri rya mbere mu cyiciro cy'indimi ni College de Kitrwa i Nyanza. Ishuri rya mbere mu byerekeye na science ni Petit Seminaire Ndera. Ishuri rya mbere ryo muri bumenyi humanities ni Cornerstone Leadership Academy Rwanda. Ku ishuri y'ayandi mu mashuri nderabarezi, nyakubahwa Minisitiri w'Intebe tugira amashuri nderabarezi 16 mu gihugu, ariko akaba yigisha muri domaine zitandukanye, harimo indimi, science n'imibare, ndetse no kwigisha abarimu bazafasha cyangwa bazigisha mu mashuri y'incuke. Muri ibyo byiciro byose rero ishuri ryahize ayandi, TTC yahize ayandi mu byerekeye n'indimi, science na social. TTC Save yatwaye igihembo. Ibwo TTC by'ukuri yatwaye igikombe cyo muri domaine TTC Mururu ya Rusizi niba yagize ayandi mu mashuri mu ishami rijyanye no kwigisha abana b'incuke cyangwa mu burezi bw'incuke. Kwa Minisitiri w'Intebe kandi dufite porogaramu nshya y'u Rwanda ikizeho Associate Nursing Program GSFA Kibogora mu karere ka Nyamasheke. Abayobozi bose uko ari 10 bahawe certificate, ariko bafite nanone telefone nk'ikimenyetso cy'ikoranabuhanga. Ira telefone ntabwo ari umuyobozi umwe gusa, dufite telefone zingana n'umubare w'abarimu n'abayobozi bo muri icyo kigo.
abarimu rero abarimu nimugire ngo abayobozi batwaye ibikombe. Telefone zanyu uko mungana muri icyo kigo cyatsinze ari abarimu n'abayobozi bo muri administration mwose mufite smartphone muhembwa uyu munsi. Dukurikijeho amashuri ya tekinike n'ubumenyingiro, tekinike imyuga n'ubumenyingiro, tugiye mu mashuri 11 atangirira ku ishuri ryahize ayandi muri ICT and Multimedia. Ni ishuri rya Rwanda Coding Academy ryo mu karere ka Nyabihu. Ishuri ryahize ayandi mu byerekeye n'ubwubatsi ndetse na hospitality and tourism ni domaine yindi ryahize ayandi muri izo domaine ebyiri. Ishuri rya Kivu Hills Academy ryo muri Rutsiro. Ishuri ryahize ayandi muri energy ni Mibirizi St. Augustin TSS ryo mu karere ka Rusizi. Ishuri ryahize ayandi muri transport and logistics ndetse no mu yindi domaine ya manufacturing and mining ni ishuri rya IPRC Karongi TSS. Ishuri ryahize ayandi mu buhinzi ni food processing ni ishuri rya ESTP Busoko TSS. Ishuri ryahize ayandi muri technical services ni ishuri rya Saint Laurent Gaseke TSS. Ishuri ryahize ayandi muri business services ni Akagera International TSS. Ishuri ryahize ayandi muri craft and recreation arts ni ishuri rya Ecole d'Art de Nyundo. Ishuri ryahize ayandi ibyo ni icyiciro cy'amashuri 8 yo TSS mu byerekeye na academics, ariko hari n'andi mashuri 3 nyakubahwa Minisitiri w'Intebe yagaragaje ibikorwa muri community. Amashuri ya TSS yagaragaje ibikorwa bitanga umusaruro gufasha abaturage aho amashuri akorera. Tugiye mu mashuri 3 hari Bigogwe TSS. Amashuri yafashe cyane mu gufasha abahinzi aho batuye kuzamura umusaruro n'ibindi. Ishuri rindi rya Izayandi n'ubwo twise community outreach ni GSD Hero TSS ryo mu karere ka Bugesera. Ishuri rindi rya Izayandi nanone muri community outreach ni GS Gasovo TSS. Kwa Minisitiri w'Intebe twemereye ibigo byahize ibindi ku rwego rw'igihugu bifuzaga gufatana ifoto namwe kugira ngo bishimire mwaje kwifatanya natwe. Abafite ifoto, iyi foto ni y'urwibutso rukomeye cyane. Akoze cyane. Ababizi rero bakunda gukurikira speeches zanjye cyangwa discours. Kenshi tuba turi na minisitiri nkabanza kuvuga ngo bajya kuba minisitiri turi kumwe. Ariko uyu munsi kubera umunsi udasanzwe ngo mbihindure banze bajya kuba abarimu. Ibyo rero bivuze mbikuye ku mutima kubera ko bemera ko natwe abaminisitiri utamuba utaranyuze imbere ya mwarimu. Kandi mwarimu mwiza nkamwe dufite ubu ngubu.
cyane, ni akazi dukunda umusaruro uvamo. Tumaze iminsi tuvuga amajyambere y'u Rwanda rwageze mu bintu byose binyuranye, ibyo twagize mu buhinzi, mu bworozi, mu bijyanye n'infrastructure, gukora imihanda, gukora amashanyarazi, ubuvuzi. Ibyo u Rwanda rwagezeho byose ni uko u Rwanda rwagize abana barwo bakuriye cyo guca imbere ya mwarimu, harimo akabigisha bakana ubumenyi, hanyuma no bakaza bagateza imbere u Rwanda. Ariko u Rwanda tubona ubu kandi rugifite n'umuvuduko rugakurenza ahangaha kubera izo ngufu abarimu babishyizemo. Uwavuze rero mbere ya wahagarariye abarimu yavuze ati mutushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika bamuntumaho, nanjye nagiye kumva ubutumwa bwe yantumye. Rwose ndagira ngo mbabwire ko ubutumire yari yabubonye bwo kuba ariwe wari kuza kwifatanya namwe hano, ariko kubera inshingano nyinshi muzi afite ntiyashoboye kuboneka uyu munsi. Kuba ari njye waje naje muhagarariye, ariko kubera urukundo mfitiye abarimu n'umurava zimukorana yantumye ngo nanjye mbashimire, yantumye ngo mbishimire. Kubabwira ko kuba atashoboye kuboneka ariko azirikana akazi ukora kandi ko ashima umusaruro mutanga. Mukomeze rero mukorane umurava kandi murebe naho igihugu cyacu dukomeze dutere imbaraga twese hamwe tugiteze imbere. Nakimwe kandi ko ikiganiro naje murimo kugirana hano MC bavuga ngo ni gukurikiyeho nabaze, ariko icyashimisha ntabwo numvisha ari bito, numvisha ari ibitekerezo. Iyi ni intambwe ikomeye kuko ngira ngo uko imyaka igenda ishira abantu bumva ko u Rwanda ni igihugu cyacu twese, twubakira hamwe ko nta uzubaza undi, ahubwo twese duhana igisubizo. Buri kintu gishimisha ni uko ngo minisitiri w'uburezi nasubiza, ariko akenshi wasanga ahubwo bari baduha ibitekerezo bavuga ati twifuza ko mu kazi dukora mwagira ikimuhindura kugira ngo kagende neza, twifuza ko mu kazi dukora hagira ikimutunganya kugira ngo umwana yegere icyo bamwitemo abeho neza. Icyo ni igishimiro cyerekana ko ntabwo tugiye twumva ikibazo cy'umuntu ku giti cye kindi ngo hari umuntu anyibye igare, oya, mwabashije ibibazo byubaka igihugu. Ibyo biradushimisha cyane, bitwereka ko abarezi b'ukuri ko ibibazo by'igihugu namwe mu bikorwa tubibona ko ubwo ijambo mwagiye mufata ryo gutanga ibisubizo, batanga proposals muvuga ngo aha twumva hari icyakemuka, aha twumva hari icyahinduka. Turabashimira cyane ko byerekana ko muri apanga kandi mwari mugomba kuba umuhanga, ariko mwana bitweretse. Nkaba rero nagira ngo rwose nongere babwire ko mu izina rya Perezida wa Repubulika naje mpagarariye, nishimiye kongera kwifatanya namwe mu kwizihiza uyu munsi. Yego twita umunsi, ariko mu kwizihiza byaragezweho byose ndetse no gupangira hamwe ibizagerwaho mu gihe kiri imbere mu bijyanye n'urwego rw'uburezi. Nk'uko nabwira ukuri igihugu arabashimira cyane umurimo mwiza mukora kandi ukomeye, akishimira ko mukorana umurava, akishimira ko ibyo mwagiye mumusaba yagiye abibagezaho, ariko abagejeje akabona ko byaje umusaruro. Ubuhamya mwatanze bwa mwarimu ko uko yishyiriyeho umukuru w'igihugu namwe mwagejeje umusaruro wo kwiteza imbere, ariko uburyo witeza imbere uteza imbere igihugu nka wa wundi wari umaze kutubwira ati nafashe inguzanyo kubaka inzu, iyo nzu ntabwo ayituyemo arayikodesha igakuramo abandi bantu babyarira umusaruro igihugu. Ni ukuvuga ngo ibyo turimo twese ni ukubaka igihugu dufatanyije, inyungu za buri wese ku giti cye niyo nawe ku giti cyawe zitamo, ariko zikaba zigana ku murongo mukuru igihugu kigenda kiganishaho. Umunsi ngarukamwaka w'umwarimu rero ni umwanya mwiza kuri twe twese nka guverinoma no kuri buri wese, kuko abenshi nyine kuko nabyo twagiye mu biganza bya mwarimu, akaba ari umunsi wo kongera ngo twibutsa inshingano zacu ari abarimu n'abatari abarimu ko twe duhuriza ku burezi. Uhagarariye abarimu yavuze ati uruhare rw'ababyeyi, ababyeyi
Elise ntabwo ari ukuri umubyeyi kuko wabyaye umwana wiga mu ishuri kwa GSD Nyakabanda, ariko niyo umwana atahiga nta gituma igihe ubonye bitagenda neza muri iyo GSD Nyakabanda utatanga inama. Tujye numva ishuri kugiye neza hari ibikorwa kugira ngo abana batere imbere n'igihugu gitere imbere. Ibyo rero turabashimira. Nka guverinoma y'u Rwanda twongeye gushimira abarimu mwese ubwitange mukorana umurimo wanyu ndetse n'umurava mukomeza kugaragaza guharanira ko abana bacu babona uburezi bufite ireme, kandi turashima cyane umusanzu wanyu utagarukira ku gutanga ubumenyi gusa, kubera ko ahubwo mutanga mubona abatoza beza b'indangagaciro ku bana bacu. Ntabwo ari ukwigisha ibyo mu ishuri gusa, muduha n'abana bafite uburere bafite indangagaciro, kuko uwo mwana turera ni umunyarwanda w'ejo, ni nawe mwarimu w'ejo, ni n'umuyobozi w'ejo. Ibyo ni byiza ko abarimu twabyumvise tukaba dukomeza kubifatanya. Twese rero turamenya ko mwarimu agira uruhare rukomeye mu kongera mu kurema umuntu muzima ndagwa n'ababyeyi, ariko ko amasaha menshi bakora ku icumi mwarimu abigiramo uruhare rukomeye mu gushepinga mu kongera kurema umwana w'umunyarwanda twifuza ubwo rubyiruko. By'umwihariko kandi ndifuza gushimira abarimu baturutse mu gihugu cya Zimbabwe akazi barimo gukora badufasha kuzamura ireme ry'uburezi mu Rwanda. Ndongera ndashimira n'abarimu nyine nabo bakora ubushake mu muryango w'ibihugu by'Igifaransa bita OIF, nabo turabashimiye. Ikindi ngira ngo gushima ni uruhare mukomeza kugira amajyambere y'igihugu yandi atari ukwigisha gusa iyo mugenda mu miryango, aho tugenda tubona batubwira ko abarimu aho mutuye muhinduka opinion leaders, muhinduka umusemburo bya mbere aho mutuye. Icyo nacyo ni ikintu cy'ingenzi dushimira abarimu. Akagari gatuyemo umwarimu cyangwa se umudugudu utuyemo umwarimu ukwiye kudasa n'umudugudu wenda utarimo n'umwarimu. Mwarimu yatanze amasomo ku ishuri, yareza abana b'igihugu, ariko n'aho atuye akagenda atubera urugero, akagenda abikugera abandi nyarwanda, kuko ufite ntabwo bukora gusa ku ishuri ahubwo mubukoresha no mu mutuye. Icyo nacyo turagishima kandi tugenda tukibona iyo tunyuze mu bice abarimu batuyemo, mu midugudu yayo, mu masibo yayo, biriranga naho dukorera umuganda. Turagira ngo rero ubwo budashyikirwa bwa mwarimu bukomeze bwirange, aho mwarimu atuye hirange, hagaragara ko ahantu hatuye umuntu utanga uburezi, utanga ireme ry'uburezi, naho atuye bigaragara ko hatuye nyine n'abaturage muturanye, mubafashe gukomeza biteza imbere, mubabere urumuri. Umwuga wa mwarimu ni umwuga dushima, turagaciro twese, ni umwuga w'uburezi, ni umwuga udufasha gutegura u Rwanda rw'ejo. Muri imyaka 30 ishize rero intambwe imaze guterwa mu guteza imbere urwego rw'uburezi irashimishije cyane. Tugeze kure, ariko n'ubu tugeze kure kandi turacyakomeza, kandi aho tujya ni heza cyane. Guverinoma kugenda ifata ingamba zinyuranye zose zigamije kunoza ireme ry'uburezi no kurigeza kuri bose. Izi ngamba zakomeje gutanga umusaruro mwiza, ariko nanone ntabwo dukwiriye kwirara. Ntabwo uburezi bukora bugakira, kwirara ntabwo byemewe. Tugomba gukomeza gukora uko dushoboye ngo tujyane n'iterambere ry'isi. Uburezi buhora buhinduka bitewe n'uko na tekinoloji n'ibindi bikoresha mu kwigisha, ndetse n'abo twigisha uburyo bagenda bagira access ku makuru, bituma natwe uko twigisha tugomba kugenda tubishyiramo akabaraga. Hano mwavuze ko amashuri amwe atarabona amashanyarazi, amashuri atarabona internet. Nagira mbabwire ko rwose ntabwo ari ikibazo cy'umwarimu, ni ikibazo cyacu twese nk'igihugu. Twifuza ko amashuri yose yaba afite nibura amashanyarazi, nk'uko dufite na gahunda y'uko n'abanyarwanda bose bafite amashanyarazi mu ngo zabo. Ntabwo twashyira amashanyarazi mu ngo z'abanyarwanda bose ngo dusimbuke amashuri. Ni gahunda leta ifite igenda ikorwa uko ubushobozi bubonetse. Gushyira internet mu mashuri byo ni intego nayo barayizi. Igikenewe ni imbaraga dushyiramo ngo byihute, kandi ntabwo ari igikorwa cya Minisiteri y'Uburezi gusa, ni igikorwa cya guverinoma yose, ari Minisiteri y'Uburezi, y'Ubutegetsi bw'Igihugu, ya ICT, ya infrastructure. Twese duhuriza hamwe kugira ngo turebe ko nibura amashuri yose y'u Rwanda yazagira internet n'amashanyarazi, ndetse hari ikindi mwibagiwe n'amazi. Ubu hari gahunda y'uko
cyangwa bakaraba. Ibyo nabyo biri mu ntego tugiye kugeraho vuba aha ngaha. Inzego nazo zifatanyije zirimo kugerageza gukora umubare amashuri ashobora kuba adafite amazi, kuko amazi ni isuku, amazi ni ubuzima. Ntabwo twasaba abantu bacu kugira isuku ariko batabonye amazi yo gukaraba aho kwigira. Ndagira ngo mbabwire ko gahunda dufitiye uburezi ni nyinshi, muzagenda muzibona, kandi n'ibyakozwe ni byinshi. Ariko nashaka gushima cyane ni imbaraga mukorana, ni ubushake mukorana, ni ubwitange mukorana ari ku ishuri n'aho dutuye. Narongera kugira ngo ishimire ntabwo mvugisha cyane kuko kugira ngo iyo tuganira tubizanye nk'igihugu, muri abanyarwanda barerera igihugu, badufasha mu iterambere, kandi inshingano zanyu murazizi. Natwe nka leta icyo dukora ni ugukomeza kuba hafi sekita y'uburezi kugira ngo idahungabana. Byabajijwe bijyanye na mwarimu sako, minisitiri w'uburezi yabashije ko hari ibintu bizaganirwa rwose, ibishoboka byose biraganirwa kandi bikanyura mu mucyo, mwagiye mugenda mubibona, ku buryo rero ingamba zihari nyinshi nk'uko nabivuze za nzego mumaze kuvuga, minisitiri y'uburezi, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'izindi nzego zijyanye n'ibikorwa remezo zirafatanya kugira ngo zigende zisubiza ibibazo biri mu burezi igihugu gifite. Ntabwo ibikubiye muri statutories mbisubiraho, minisitiri yabisobanuye neza kandi namwe mwarayisomye. N'ibindi byose bijyanye n'imicungire ya sisiteme y'uburezi, minisitiri y'uburezi na minisitiri y'ubutegetsi bw'igihugu barafatanyije kugira ngo ibintu bigende neza. Nagira ngo mbashimire, mbifuriza kuza gusubira imuhira amahoro, mugere amahoro, kandi muzagire noheli nziza abayizihiza, ariko twese hamwe nk'abarimu n'abatari abarimu tuzatangira umwaka mushya muhire wa 2025. Ndagira ngo